Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba business isobanutse kuri mikoro Ntite Kamanzi. Turabifuriza igitondo cyiza bari mu gitondo, tukabifuriza amanywa meza abari ku manywa, tukabifuriza ijoro ryiza abari nijoro, yewe n'igicamunsi cyiza ku bageze mu masaha y'igicamunsi. Mwese aho muherereye muri Afurika, Burayi, Aziya, Amerika n'ahandi, buri wese wumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ndetse n'indimi shami zirushamikiyeho nk'ikirundi, gifumbira n'izindi ndimi bashobora kumva ikinyarwanda, turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza. Abageze muri weekend mukomeze kugubwa neza muri iyi weekend. Nk'uko rero tubimenyereye, turaganira kuri business ariko isobanutse, cyane cyane muri iyi minsi turimo kwibanda kuri business ya Pi Network cyangwa se Pi Network. Mbere y'ibyo rero ndagira ngo nkuko nari nabateguje ko tuzagira impinduka mu ngengabihe y'ibiganiro kuri iyi channel. Ubu ingengabihe y'agateganyo, ndayita y'agateganyo ariko nta yirayisimbura. Yayisimbura ni yaza igira icyo yongeraho kuruta kugira icyo igabanyaho. Ubu ingengabihe y'ukuri tugiye kujya dukoresha mu gihe itarahinduka, kuko isaha n'isaha ishobora guhinduka, ariko iyi ngiyi ntabwo iteganijwe guhinduka vuba rwose, ahubwo irarambye cyangwa se izaramba. Ikiganiro cya mbere kizajya kiboneka saa 2 zuzuye za mu gitondo. Ikiganiro cya kabiri kiboneke saa 12 z'umugoroba. Nguko uko tugiye kujya dukurikiza amasaha yo kubaha ibiganiro kuri channel business isobanutse. Ndagira ngo mubwirane mwese bakurikira iyi channel yuko saa 2 zuzuye uzajya umenya yuko ikiganiro cyagezeho cyangwa se kiri buboneke uko byagenda kose. Hanyuma saa 12 zuzuye z'umugoroba ikiganiro kizajya kiboneka cya kabiri. Ngayo nguko ndumva iki ngiki gisobanutse, twakirekeraho ahubwo tukareba ku cyo tugiye kuganira uyu munsi. Uyu munsi rero turagaruka kuri rya tangazo riri kuri dashboard ya Pi Network, niryo turi buganireho nanone. Hari abambajije bati bansabye ko twakongera kuganira kugeza ibi bintu byumvikanye. Si uko bitumvikana, ariko dukeneye kubisobanukirwa. Nkuko channel yacu n'ikiganiro byitwa business isobanutse, ni nako dushaka yuko icyo dukora cyose tuba tugisobanukiwe. Aya mezi 6 yatanzwe y'imbabazi cyangwa y'impuhwe, na amezi yo gusoza ibyo tugomba gusoza ku bantu bafite KYC. Mbere na mbere arareba abantu bafite KYC. Abantu bafite KYC mu by'ukuri barayisoje. Aya mezi atangirana n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, akaba agabanyijwemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni amezi 3, ni guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza ku itariki 30 z'ukwa cyenda. Abantu babonye KYC mbere y'izo tariki, nako umuntu wese ufite KYC, ariko cyane cyane ubwo birareba uyu muntu ufite KYC mbere y'itariki ya mbere z'ukwa karindwi, arasabwa ku itariki 30 z'ukwa cyenda kuba yamaze gukora KYC yayitunganije. Ibi bintu uzaba atarabikora azaba yinjiye mu cyiciro cy'abanyabihano. Icyo ni kimwe. Igice cya kabiri rero, nyuma y'izi tariki 30 guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kugeza kuri 31 z'ukwa 12, ni amezi 3 ahariwe gutunganya, kuzuza verifications zose izo utakoze ukazikora, ukuzuza mainnet checklist guhera ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya 9.
si ibyo gusa ahubwo ukana migratinga payi zawe zikajya kuri balance. Nyuma y'icyo gihe nta kindi kizabaho, ni open minded. Umuntu uzaba atarabyubahirije bazareba impamvu yabimuteye, niba ari ikibazo cya system bagiye batinza kuko hari ibikosorwamo, ibyo bigatera imbogamizi bamwe, cyangwa se ko ari wowe ku bizazane wagiye uhura nabyo bitewe wenda n'ibikoresho ukoresha, baba babireba nabyo. Impamvu zose bemera niziboneka uko zagiye zikubaho atari muri rusange, bazajya bakongerera agahe k'inyongera k'imbabazi bakurikije uburemere bw'ikibazo wagize cyangwa se ubutinde, ariko babona yuko bitaguturutseho. Umuntu rero bizagaragara yuko kuba atarubahirije aya mezi 6 ariko ari we byaturutseho, ari uburangare bwe, atari impamvu yabo, bazemera kumuha agahe k'imbabazi k'inyongera nk'abandi, ariko hari igihano bamuhannye. Igihano bazamuhanisha rero ni ikihe? Bazamwambura payi zose yari afite mbere y'itariki ya mbere z'ukwa karindwi. Izo zose azaziheba. Izo azakomezanya ni izi ngizi yamayininze guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza kuri 31 z'ukwa 12. Arabajya baragurisha umutwe. Mu baraguza umutwe nanjye ndimo, hari igihe ibinahoze mbitekerezaho ejo, ntekereza ko ku itariki 31 nyuma y'iyo tariki kumayininga bishobora guhagarara, kimwe nuko bishobora gukomeza, ariko ibyo nibyo umuntu aba yitekerereza ukurikije uko umushinga umeze. Hanyuma kubera yuko open mainnet nuko iriya Pi network tumayiningiramo izaba itakiriho, hakomeje Pi browser kandi ishingiye kuri blockchain mining yaho, kandi bigaragara yuko izaba ishingiye kuri lockup, n'iriya lockup yo muri mainnet balance ku bantu bakoze KYC. Hanyuma rero nkuko bigaragara yuko uyu muntu kandi wagize ibyo bizazane, usibye wa wundi watsinzwe burundu, wagize ibizazane bikagaragara yuko yagize ibizazane, w'imbabazi ze zizaba zitandukanye n'umuntu utarakoze namba. Kirumvikana? Aba bantu rero bitewe n'amakosa n'ibyabaturutseho, nibo abafite mbega ikosa ryabaturutseho bwite, nibo bazahanishwa kwakwa za payi bamayininze zose mbere y'itariki ya mbere y'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2024. Aha, ubwo nkuko nari mbabwiye ni itangazo tukiganiraho, ibiri kubiye muri ubu butumwa ni ibintu birebire tutaganiraho nonaha, dukurikije iminota twagennye kuzajya tuganiraho. Ni ibintu tugiye kujya tuganira buri munsi. Tugiye kureba ingingo zigera kuri 7 zikubiye muri ubu butumwa buri kuri dashboard, ari nabyo tugiye kujya dukurikiza kugira ngo dushobore kwikosora, tuganira ingingo imwe kuri imwe. Ingingo ya mbere ikubiyemo ubutumwa bukubiyemo n'ubutumwa bw'uburyo 7 mbega. Ingingo ya mbere cyangwa se ubutumwa bwa mbere ni igihe ntarengwa cy'imbabazi cyatanzwe. Turaza kukigarukaho mu buryo burambuye mu biganiro biri buze. Ikindi ubundi butumwa burimo ni interface updates to aid compliance. Ni kuvuga ngo hazaba hakorwamo ibifasha systeme gukora neza. Interface ni nka intermediate cyangwa se umuhuza. Rero hari ibikorwa muri systeme cyangwa bizakorwa muri systeme kugira ngo biyifashe kurushaho gukora neza. Ibyo byose bikubiye muri iri tangazo. Ubu mbega ibi ngibi batubwira ni ibizakorwa muri aya mezi 6.
ikindi gikorwa kizakorwa ni handling system blocks and pauses. Ni ukuvuga ngo gukemura ibibazo bya blockchain zacu, system ya blockchain, ndetse na bya bindi byagiye byifungafunga. Hazaba harimo gukemura ibyo bibazo byose, nka kwa kudakora password byoroshye, kutayirikavaringa passphrase. Ibyo byose bizaba bikemurwa muri aya mezi 6. Icya kane kizakorwa ni impact on pioneers and their Pi balances. Hazashyirwa imbaraga ku ba pioneers ndetse na konte zabo ahandi Pi zijya kuri migration. Icyo nacyo urumva nacyo ni ikintu kiremereye bazitaho, bazakosora. Urumva aya mezi 6 ntago azakorwamo ibintu bya gutyo cyangwa mwumve ngo tubahaye agahenge. No, hari ibiri mu gukorwa. Aba pioneers rero bazitabwaho, ndetse na konte ijyaho Pi bita Pi balances nabyo bizitabwaho cyangwa se bizakorwaho. Cya gatanu, benefits of the grace period for the network. Bon. Inyungu ziri muri aka gahenge ni izihe? Ubwo ngubwo hano ni impfunyapfunye cyangwa se ni incamake y'ingingo z'ingenzi zibizitabwaho cyangwa se bizakorwa muri aya mezi 6. Inyungu z'agahenge cyangwa se zizava muri aka gahenge ariko gusa agahenge muri iki gihe cy'imbabazi. Icya gatandatu, flexibility of the grace period design. Koroshya imikorere iyi system muri iki gihe cy'agahenge. Imikorere izoroshywa ite? Urumva hazakoreshwa uburyo budasanzwe bwo kugira ngo design ikorwe neza. Design navuga uburyo ibyo bintu biri mu gushyirwa mu bikorwa, birashyirwa mu bikorwa gute. Ngiye gutanga urugero. Hari igihe bategura nk'ikintu bita Army Week mu Rwanda, ndavuga mu Rwanda Army Week cyangwa se Land Week. Icyo gihe hategurwa abantu benshi bari gutanga iyo service, ariko nanone bakitabwaho mu buryo budasanzwe kugira ngo ibyo bibazo nyine byari bimaze kuba umurengera byihute. Muri icyo gihe baba babyoroheje. Naha rero hari ibizakorwa byihutisha, byoroshya ishyirwa mu bikorwa y'imiterere iyo system, ku buryo byorohera aba pioneers gukoresha iyo system. Icyanyuma, conclusion and next steps for pioneers. Umwanzuro ndetse n'intambwe zikurikiraho ku ba pioneers. Aha rero no hazazira ikintu bita igihano ku muntu uzagira ate, uzaba yarananiwe kuzuza ibisabwa. Izi ngingo uko ari 7 nizo tugiye kugarukaho muri iyi minsi iza. Uhereye nimugoroba turajya tugenda ingingo ku ngingo kugira ngo mwumve neza ni ibiki bikubiye muri ubu butumwa bwatanzwe na Core Team buri kuri dashboard. Ni ubusesenguzi bugamije kudufasha kumva neza iri tangazo, ariko no gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa twasobanukiwe ibyo ari byo. Ari ugusobanukirwa ibyo ari byo nk'umuntu ubikora nyine, ariko hari no gusobanukirwa ibyo ari byo nk'umuntu, nko kumva ikigamijwe. Ibi byose mu ijambo rimwe ari naho dusoreza ikiganiro cya none. Tuze gusubira saa 12, muraza saa 12 mujye mwitega ko ikiganiro kiri busohoke, hanyuma mwongere kugitega ejo saa 2 za mu gitondo, saa 12 z'umugoroba na saa 2 za mu gitondo nkuko twabibabwiye. Turaza kureba ingingo ku ngingo tugenda twumva inyungu irimo hano ni yihe. We kubyumva nk'umuntu ugiye kubikora gusa, ahubwo byumve nk'umuntu wumva ni ibiki bikenewe. Ibi ngibi bizadufasha kwihutisha nitubikora. Kubyumva no kubikora ni ibintu bibiri. Turabyumva, turabisobanukirwa, ariko ntabyo twakoze. Ariko nitubikora
bizadufasha kwihutisha open minded. Kandi si ibyo gusa, izaba imeze neza kubera ko izaba yarakuye mu nzira konte zose zateganijwe kugira ngo sisiteme ibe ikora neza nta mbogamizi zigiye zibamo, buri wese yararangije inshingano ze cyangwa se ibyo agomba gukora. Mwareka tukagarukira aha, tukaza kugaruka ingingo ku ngingo, duhereye kuri iyi ngingo ya mbere nk'uko nabibabwiye, tugakomeza gutyo bitewe n'igihe tuba dufite, tugende turushaho gusobanukirwa. Ariko nongere ninginge abantu ngo burya abantu iyo bari hamwe biba byiza bitewe n'ikibashyira hamwe. Nshyira inimero yanjye hano kuri channel kubera ko bataranyemerera gupostingaho link, ariko iyo nimero nyishyizeho cyangwa ukandika muri comment, kuko ngerageza gusubira inyuma nkasoma comments zose nkagenda nzisubiza mu buryo bushoboka. Ariko ubonye ntinze kugusubiza, ushobora kunyura inbox ukanyandikira kuri WhatsApp nkaguha link, cyangwa se abasevinga nimero yanjye mukajya mureba kuri status iteka mpostingaho channel link ya group, bityo tukaba hamwe, kuko hari ibyo tuganira tutaganira hano kuri channel, hari ibyo tuganira muri group byihariye kandi byagufasha. Ariko nanone utabishoboye wajya utegereza ikiganiro kwandika muri comment, ariko buriya bibaye byiza waba hamwe n'abandi, kuko ibishuko bigiye kuza ni byinshi cyane, ibintu bigiye kubaho nagahoma munwa, benshi bagiye kuzarira nk'uko nabibabwiye. Ariko nituguma hamwe tukarushaho kandi gukurikira ikiganiro tugasobanukirwa, tuzaba tudadiye, nta muntu uzatumeneramo, tuzajya tubwira tuti turadadiye kandi tuzakomeza kudadira. Ndabibutsa rero utarakora subscribe kuyikora, kandi atsindagire kukazogera gahinduka umukaraga kandeho, ajye abona notification cyangwa se kamumenyesha yuko ikiganiro cyahageze. Ariko ibyo ni utabikora wikorere subscribe, izajya ikwereka ko ikiganiro cyahageze. Ariko mwibuke yuko isaha ni saa 2, indi ni saa 12. Ibi bitubabwirira kugira ngo rwose mutaza gusigara, kuko niba utabonye notification ariko nibura isaha ikwibutse. Ibi tubikora tudakora nk'abacanshuro, tubikora kugira ngo dufatanye no kwimakaza umuntu nta n'ikindi. Ibyo nawe niko wabikora. Kandi mujye mwibuka gukanda like, mwandike muri comment, mutugeze ibyo bitekerezo, ibibazo, ibyifuzo, ibyo mushima, ibyo munenga. Ntimutinye kunenga rwose, mubivuge, nta kibazo kirimo, genda bikunda cyane. Hanyuma nanone mwibuke gukurikirana ikiganiro mu gisoze. Buri minota 20 ntago ari myinshi cyane ku buryo yakunanira, 20-15. Hanyuma nanone mujye musharinga iyi link, muyoherereze bagenzi banyu kugira ngo nabo bagire gute bafashwe, barusheho kunguka. Murakoze rero, dukomeze kugira weekend nziza. Ikiganiro nakagaruka isaha ni isango, niko bagita harya, isaha ni isango, aho imfura zisezeraniye niho zihurira saa 12. Top, mufungure channel yanyu. Murakoze cyane.